ni ibintu bitamenyerwa na buri wese cyangwa se bidashobora kuba byashoborwa na buri wese kuba amakupure abiri cyangwa se abantu biyemeje kuba babana ari babiri, umugore ndetse n'umugabo, kuba bagera kure bakibana nk'umugore n'umugabo, dore ko ari byongeye akaba ari abantu b'ibyamamare cyangwa se bazwi cyane mu gihugu, dore ko ibinda bishingira inyuma yuko wo bise The Ben ndetse na Pamela baje kuba bagira gutya inkuru zabo zikagenda ziturendinga kuba bagiye gushwana cyangwa se bakaba bari mu nzira zo kuba bakora divorce. Iyo ngibyo naje kuba ntareba ubusesenguzi bugiye butandukanye ndetse bwagiye bukorwa ndetse n'ibyamamare bigiye bitandukanye mu gukora ubusesenguzi cyangwa se mu gukora analyze hano mu Rwanda. Ngiye kuba nababwira rero ingingo 3 byibuze baje kuba bagenderaho bakora analyze yuko urugo rwa The Ben cyangwa se na Pamela nyine The Ben ndetse na Pamela yuko urugo rwabo giye kuba rwasenyuka cyangwa se bagiye kuba bakora divorce. Izo ngingo 3 ngiye kuba naza zikubwira kugira ngo byumve neza ko nta makupure abiri ashobora kuba yabana ngo abashe kuba yagira mu zabukuru. Nagwa nk'urugero nk'uwo bise Muyango ndetse na Kimenyi amazi murabazi cyane nyuma yuko abaje kuba bagenda rwose bavuga ko ari amwe mu makupure akunzwe ndetse abasha kuba yaba ameze neza mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko uko byaje kuba byarangira ndakeka mwese mubindusha ndetse munabizi cyane ko ikupure yabo itaje kuba yarangira neza. Ibyo ni ibintu mwese muzi rwose, benshi muranabindusha sinatinya kuva ko rwose mubizi cyane kundusha. Tugiye kuba twaza turebera hamwe se ukuri kwishe nyuma y'ibi ngibi, nyuma yuko ari inkuru zigenda zirwendinga yuko ko The Ben ndetse na Pamela bagiye kuba batandukanye. Tugiye kuba twaza turebera hamwe ukuri kwishe nyuma yabyo, nimba se koko nibyo koko yuko The Ben agiye kuba yatandukanye na Pamela, dore ko ari makupure yagiye babanziriza. Aza kuba nagusaba rero kuba kize kino kiganiro ku musozi kugira ngo uze kubasha kuba wasobanukirwa neza inkuru yacu, kugira ngo ubashe kuba wakomeza kumva nyine ko ari ibintu biri official cyangwa se bitari official ko bagiye kuba batandukana, kuko kubigenda wumva ibihuha ntago ari ibintu byiza cyane. Aza kuba nagusaba ko wakora subscribe kugira ngo rero ukomeze kubana natwe kuno mu rugendo bagiza inkuru ziri kugenda zitrendinga ndetse ziri kuvugwa mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda. Kuba wakora subscribe bidufasha kuba wagenda ubona inkuru zacu mu buryo bworoshye ndetse ukaba wakwandika muri comment kuba wumvishe zino nkuru zacu ndetse ugakora na like. Ubundi abakora ubusesenguzi cyangwa se abantu bagenda basesengura mu buryo bugiye butandukanye bumwe cyangwa se ubundi hano mu Rwanda, cyangwa se abantu bagenda nyine bahuza ibintu by'ibimenyetso muri tete n'imiti nyarwanda. Ubundi bavuga ko ibintu byo kuba The Ben ndetse na Pamela baratangiye kuba byavuga ko batangiye kuba batandukana byatangiye igihe ibitaramo bya The Ben ndetse nyine na Bruce Melody byatangiraga ubwo bazengurukaga igihugu cy'u Rwanda, bwo bari bahereye Musanze bakaza Nyagatare ndetse bagakomereza hano muri Bugesera. Nyuma yuko rero baje kubagenda bazenguruka utwo turere twose, ariko The Ben umugore we ntiyaze kuba yagenda agaragara cyangwa se agenda amwerekana ko nyine amufashe cyangwa se amushyigikiye. Ntago byaje kuba byagaragara neza mu bafana ba The Ben ndetse abantu benshi bakomeza bavuga ko byibuze aho ngaho ariho urwango rwabo cyangwa se kuba byatandukana kwabo kwatangiye kuba kwagenda guhwihwisa cyangwa se kugenda kuvugwa mu bitangazamakuru byuko nyine The Ben agiye kuba yatandukana n'umugore we, ko baje kuba yagira gutya rero abasha kuba Pamela atabasha kuba yazashyigikira umugabo we mu bitaramo byo kuzenguruka igihugu. Zimwe mu ngingo rero zikomeje kuba zavuga ko zabashije kuba zatera kuba The Ben cyangwa se The Ben na Pamela kuba batandukana. Rero iyo ngingo niyo ingingo abantu bagenda bakora ubusesengu cyangwa se ubwanalize nyine uko bagenda bashingiraho. Indi ngingo ikomeza yerekana ko The Ben na Pamela ko bakoye ko bakora divorce, byibuze yerekana ko The Ben ndetse na Pamela ko bwose baba bari mu nzira zo kuba batandukana. Abantu bakora ubusesenguzi mwebwe murazi kuba mwatubwira muri comment ko muze kuba mwumvishe zine ngingo baje ko bagenderaho bavuga ko The Ben na Pamela bari mu nzira zo kuba batandukana. Indi ngingo rero ya kabiri baje ko bagenderaho ndetse bashingiyeho bavuga ko The Ben ndetse na Pamela bagiye ko batandukana. Ingingo ivuga ngo nyuma yuko Ashton ho nyine bari kumwe na Kagara bagenda bazenguruka ibice bigiye bitandukanye. Hano ndakeka izino nkuru zuko Kagara ndetse na Ashton ho bagiye bazenguruka mu bice bigiye bitandukanye by'isi naragenzi bagezaho, ndetse nawe utarabashije kuba wagenda uzumva nyine ndaza kuba nagusaba ko wajya hano ukasura ino channel yacu ndetse ukaba wagenda rwose mubashije kuba wabona inkuru zacu uburyo tugenda tuzibagezaho ku buryo bworoshye cyane. Nyuma yuko rero dukomeje n'inkuru ya The Ben ndetse na Pamela, Ashton ho yaje kuba yagira gutya asura urugo rwa The Ben mu buryo yafashijwemo na Kagara nyine yuko Kagara yaje kuba murabizi ko yaje kuba yagira gutya abasha kuba yabwira Ashton ho ko mu Rwanda rwose umuhanzi mwiza ari The Ben. Biboneraho ko Ashton ho rero nawe abasha kuba yaza gutya abasha kuba yasura The Ben, abasha kuba yagera mu rugo rwe nyine aramusura. Biza kurangira rero abantu benshi bakomeje bahiga Pamela mu rugo ndetse bareba ko Pamela hari abirangira batamubonye, ariko biza kurangira babonye ko baje ko bavugana ndetse na Ashton Hall. Pamela nyine Ashton Hall baje ko bavugana kuri video call, ariko Pamela atari mu Rwanda ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse biza kuba byatungura benshi bakomeza kuba bavuga ko byibuze ahangaha ari naho rero divorce ndetse kuba batandukana kwabo nyine tutangiye kuba kwashingira cyangwa se
kuba bagenda bavuga ko divorce yabo ikomeje kuba nyine yaba iri kugenda igana mu nzira zayo. Iyo ngingo rero akaba ari yo ngingo abantu bagenda bakora ubusesenguzi cyangwa se banariza ku bintu byerekeranye na entertainment ku buryo nyine The Ben ndetse na Pamela bagiye ko batandukana. Akaba ari yo ngingo ya kabiri byibuza bari kugenda bashingiraho bavuga ko rwose iyi ngingo yemera ko cyangwa se akaba ari ikimenyetso cyerekana ko The Ben ndetse na Pamela batakimeranye neza, kuko The Pamela kuba yaragize gutya agasiga urugo rwe akaba yaragiye kure y'urugo ndetse agatana urugo umugabo nyine ndetse ari kumwe n'umwana, atari ibintu birebetse neza ku mugore cyangwa se ku muntu w'umumama nyine, ntago ari ibintu birebetse neza. Abantu rero bakomeza basesengura bavuga ko byibuze yari kuba yakabaye hari kuko umwana aracyari muto cyane, ntago yakabaye afata inshingano zo kuba yamusiga wenyine, ndetse niyo yakabaye agende yakabaye bagendana cyangwa se bakabaye bari kumwe ariko ntamusigire umugabo. Ibyo ni ibintu bikomeza bihwihwisa. None ikindi gikomeza kivugwa ndetse kikorerwa n'ubwanarizi cyangwa se ubusesenguzi hano ku masocial media agiye atandukanye ya hano mu Rwanda, nuko The Ben yaje kuba yagira gutya, nuko Pamela yaje kuba yagira gutya afata amafoto yiwe yose ayasiba kuri Instagram, ndetse abantu muze kuba mwacekinga ariko ntago abantu basesengura ntago rwose bigaragara ko yose yayasibye n'amafoto makeya yagiye asiba, ndetse rimwe na rimwe usanga amamwe mu mafoto yinyine yari ari imbere kuri Instagram yiwe yagiye ayashyira inyuma, ndetse abasha kuba yashyira andi mashyashya imbere. Abantu rero bakomeza bakora analyze bavuga ko iyo niyo mpamvu rero cyangwa se akaba ari yo inzira igenda iganisha The Ben kuba yabagiye gutandukana n'umugore wiwe cyangwa se bari mu nzira zo kuba bakora divorce. Numva ko ari ibintu bigenda bihwihwisa cyangwa se ari ibintu bigenda bashingiraho cyangwa se utumenyetso tumwe na tumwe bagenda baterateranya kugira ngo bashike bakumvikanisha inkuru. Ariko ukuri nakubwira nk'umuntu ugenda usesengura cyangwa se ugenda umenyera amakuru hafi y'aba entertainment hano mu Rwanda, ukuri nakubwira kwishi inyuma y'ibi byose nuko The Ben na Pamela batarabasha kuba bagira icyo batangaza kuri zino nkuru z'uko bagiye kuba batandukana cyangwa se bagiye kuba bagira gutya bakaba bakora divorce. Ukuri guhari nuko bose bakikomeje kuba babana neza nk'umugore nk'umugabo, ndetse nta kintu guba kiracika ndetse nta n'ikintu kibi kirabasha kuba cyagaragara hagati yabo bombi cyerekana ko bombi bagiye kuba batandukanye. Urumva ko ari ibintu bigenda bihwihwisa, ntago ari ibintu biremezwa neza nyaboneka, ndetse n'abantu mugenda muhwihwisa yuko ibi bintu byamaze kuba confirm. Ndaza kuba nabasaba kuba mwakuraho cyangwa se kuba mwabireka ibyo bintu byo kuvuga ngo ibyamaze kuba confirm, ibintu byo kwemeza amakuru utarabonera ibimenyetso cyangwa se evidence. Ntago ari ibintu biri fresh cyangwa se ntago ari ibintu biba birebetse neza. Ndaza ugeje kino kiganiro ku musozo rero ndagusaba ko wakora subscribe ku nomero wacu wa entertainment, ndetse ukaba wakwandika muri comment kuba wumvishe kino kiganiro cyacu, ndetse waba wumva unanyujwe ukaba wakora like, ndetse ukagenda yewe ubashe kuba watera comment bibaye byiza akorushaho. Nyuma muri kumva Mr. FG, iyi ni entertainment. Bye.